Yes, ikaze abakurikira Isezerano Gospel TV nk'ibisanzwe n'icya kiganiro cyanyu mukunda kijyanye n'iyobokamana. Turi kumwe n'umuyobozi w'umushumba Pastor Robert afite byinshi agiye kutuganirira ku Joshua Ministry Fellowship ndetse akabasha kubatubwira byinshi cyane byerekeranyeho. Ikaze n'Isezerano Gospel TV. Amazina yanjye nitwa Pastor Norbert Nkusi, nkaba ndi umuyobozi wa ministeri yitwa Oshitawa. Ku bijyanye rero n'iyi gahunda ya Joshua, Joshua Ministers Fellowship ni muryango watangiye mu mwaka w'ibihumbi 2014, ariko mu by'ukuri kuvuka kwawo cyangwa se iyerekwa ryawo narigize mu mwaka w'ibihumbi 2002. Icyo gihe nari ahantu mu masengesho mu mwiherero mu majyepfo y'igihugu cyacu, aho niho Imana yaje kuvuganira nanjye. Mu buryo kuri nari nkiri muto, haba mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bwo mu mubiri, ariko Imana iranganiriza imbwira ko ishaka guhagurutsa urubyaro, izakoresha imirimo ikomeye mu gihe kizaza. Imana insaba gufata Bibiliya yanjye kugira ngo nsome ubuzima bwa Yosuwa n'ubwa Mose. Narabikoze nk'uko Imana yabimbwiye, ndasoma Bibiliya yanjye ngerageza gusesengura amateka ya Mose, ndeba ibyo Imana yamukoresheje, aho yaciye, ibyo yaciyemo byose, ngera no kuri Yosuwa. Natekereza ko Imana iza guhita imbwira ibijyanye n'icyo ishaka kumbwira, ariko byafashe imyaka myinshi. Hagati y'umwaka wa 2002 na 2014 urumva hari imyaka hafi 12. Bigeze mu mwaka wa 2014 ngira ngo nibwo nari maze kubyara umwana wanjye w'imfura. Aho rwose tukiva kwa muganga na madame, Imana yarambwiye ngo ubu noneho ndashaka kuvugana nawe ku ngingo twaganiriyeho mu myaka yatambutse. Aho niho Imana yatangiye kumbwira ko nkwiye kwegeranya abashumba bari muri generation yanjye, abanga bakuze bakuriye muri iki gihugu. Imana imbwira ko ishaka kwegeranya uru rubyaro, yatoje kugira ngo twubake ubumwe. Hari ijambo cyangwa se hari isengesho Yesu yasenze asabira itorero, adusabire. Yaravuze abwira Imana inshuro 5 mu isengesho rimwe. Yesu yaravuze ati, Data, ndasaba ko babumwe kugira ngo bumwe muri twe. Icyo ni cyo kintu rero Joshua Ministers Fellowship yubakiyeho, ni ubumwe bwacu, ni ukubaka ubumwe. Kandi twagiye dusanga hari ibintu byinshi bitandukanya abantu, ibijyanye n'ubuzima busanzwe mu mibereho, urwego rw'ubushobozi bufatika, cyane cyane mu itorero habamo impano zitandukanye. Ariko ibyo byose Imana ishaka ko tubyegeranya kugira ngo umpe icyo ntafite, nguhe icyo udafite. Nicyo rero Imana yashatse kugira ngo twubake tukiri batoya kandi tukishobora gushyikirana. Urabona iyo abantu bamaze gutera imbere, bamwe bakagira amafaranga menshi, abandi bakagira amavuta menshi. Mvuga amavuta ngira ngo birumvikana neza, amavuta y'Imana. Hari igihe usanga umwe afite impano yo gukoreshwa ibitangaza, undi afite impano y'ubuhanuzi, undi afite ya mpano navuze ku y'ubukire, umukire mu mafaranga ushobora gufasha abandi. Noneho ugasanga bya bintu Satani arabikoresha mu gutandukanya abantu, kandi mu by'ukuri Imana yo yabihaye kugira ngo babihuze. Okay, wenda tugaruka gatoya aho ngaho inyuma gatoya. Ese kuba mushaka kwihuza nk'abapasiteri bakiri batoya, so kugira ngo mwigarurire imitima y'abashumba bandi babasha kuba ari aho bageze, uye mwigarurire imitima mugaragara ko nyine muhari namwe, hari imirindi bari inyuma. Muri gahunda dufite ntabwo navuga mu by'ukuri kwiyo ariyo ntego cyangwa ariyo ngingo, uko twebwe icyo twemejemo twatangiye ubundi turi abantu 7, ariko ingingo yacu ni uko twebwe tugomba kwibuka kuba tumeze, hanyuma abandi bakazakurwa n'imbuto zacu, imbuto twera. Za mbuto twera noneho zikazazana abandi muri bya bikorwa, kuko burya imbuto ubwayo, imbuto twera cyangwa se ibikorwa bibasha kuzana abandi batureberaho uko tugenda, bwa bumwe rwa rukundo n'ibindi. Noneho tukarebera no kuri ba bandi batubanjirije, ba bandi badukuriye aribo twita urwego rw'abamose,
tukarebera ibyabo uko bagiye, uko bahagaze, aho bananiwe, ibyagiye bibananiza, bikadufasha noneho natwe kugira ngo twubake igihe cyacu ariko tugendeye ku cyitegererezo cyabo. Okay, wenda muri makeya ni bande muzahemba, murabahemba mukurikije iki? Muri makeya tubwire abo ngabo wenda amazina yabo n'impamvu yabyo. Erega ntabwo ari uguhemba, ntabwo ari urwego rwo guhemba ko ntitwabona ibyo duhemba, ntabwo twabona ibyo duhemba abakozi b'Imana. Twebwe icyo twateguye ni ugushimira ababyeyi bacu, abatubanjirije, babandi batangiye minisiteri nyuma y'intambara muri ya jenoside byabaye mu Rwanda. Hari abakozi b'Imana batangiye muri cya gihe igihugu cyari kikiyubaka ariko abantu bacyuzuye ibikomere, igihugu kikijagaraye, ari akajagari, abantu batari hamwe. Abo bantu rero batangiye umurimo muri ibyo bihe, byari ibihe bigoye kandi bikomeye. Kuvuga ubutumwa muri kiriya gihe byari bigoye, nta bushobozi bufatika bafite. Nk'ubu wenda twebwe gutangira amatorero biratworohera kuko dufite aho duhera, ariko bariya bo batangiriye kuri zero, hasi mu mukungugu, nta nyubako, nta bushobozi, nta modoka wabona, nta mafaranga, ntaki, baravunitse aba babyeyi. Twebwe nk'abana babakuriye imbere rero tumaze kubona umuruho bagize, kandi burya umwana amenya agaciro k'umubyeyi, umwana amenya agaciro k'umubyeyi iyo amaze nawe kubyara. Natwe tumaze kubyara nibwo twashubije amaso inyuma tubona umuruho ababyeyi bacu bagize. Turavuga tuti rero reka dufate iki gihe dushimira ababyeyi bacu, nibura nabo bamenye ko hari icyo bakoze. Wenda tugana ku musozo, ese si uburyo gusaba imbabazi karimwo muri bagenzi banyu bavayo bigometse cyangwa se bigumuye ku matorero? Ese abo bantu muzabasha kuba mwashimira ni bande muri rusange niba atari ibanga? Muri rusange navuga wenda mu ncamake amazina dufite abantu 16 barimo Apotre Gitwaza, Apotre Masasu, Pastor Antoine Rutayisire, barimo Apotre Charles Rwandamura, Jenny nawe umubyeyi wanjye, harimo Corinne wari uyoboye Anglikani muri kiriya gihe, harimo Bishop Gataha wagize Vivante, harimo Pastor Gatabazi watangiye Assemblée de Dieu, harimo Pastor Samudi wa Miracle Center, harimo Pastor Jory wa Shining, harimo Pastor Gasabira wa Revelation, harimo Bishop Kanonko wa Gape, harimo Bishop Kamuzinzi wa Faith Center, harimo ngira ngo amazina n'abantu 16 mu by'ukuri amazina ndumva harimo ngira ngo wenda harimo na Pastor Josephine Bugingo wa Victory Mission ndumva. Okay, mufite aho mukorera hazwi? Dufite aho dukorera, ofisi yacu duhuza hariya ku Gisimenti hafi n'umurenge wa Remera. Turagushimiye cyane ko wemeye gukorana ikiganiro n'Isezerano Gospel TV. Turagushimiye. Ndabashimiye cyane namwe kuba mwaduhaye umwanya kandi mugatanga igihe cyanyu. Imana ibahe umugisha. Yes, nk'ibisanzwe ni Isezerano Gospel TV, umunyamakuru ni R. Gilbert Dunia. Ni cya kiganiro cyanyu kiyobokamana. Turabasaba ko mwagumya gukurikirana ibiganiro byacu mutubwira aho twashaka kuba twakongera imbaraga cyangwa se ibyo mushima, munakurikira amakuru yacu ku isezerano.com. Murakoze cyane. Shalom.